yari Marine Kigali koko ese ubu nta kuntu umuntu yamwigisha agahinduka harya ngo Jonde yari yishuye aha gusa sinzacika intege nzakomeza mwigishe ku buryo azaba uwanjye Mama Anje amakuru ni meza Papa Tese mwe muri kumwe yagannye Papa Tese duhuriye aha ngaha mbona ari kwihuta ambwira ko hari umuntu ngo agiye kureba ku isantere ako umuntu nawe yaranyobeye Papa Tese aragira ati umuntu ngaha buri kanya umuntu akamuhamagara nagira ngo majuje wari we akambwira nabi ikata ese ubwo yagize yamicora aka kanya ngo mushyiraho amakenga umva niyo yaba ari kurya bihagurukaho akaba aragiye ubwo rero warira Mama Tese ubigenze gake banze ubicunge ubihubukire zabanze umucunge unamuganirize wenda wasanga n'ibyo ukeka atari ibyo nanjye nawe mushakaga Mama Mariya muntumyeho niko kugenda kwanjye Anje se amakuru yuko tutamuheruka Anje agiye gusura ba nyirasenge mu mujyi Ive nawe araho nta kibazo nari nje nihutira nje kureba Papa Tese ubu ndimo ngenda nese batadusubira utageze mu rugo Tese natinda kandi burya nkunda kugendera kuri gahunda nzagira undi mwanya nze mbasure ibyo napanze bitangirika sawa reka ngende rero Baba we ukuntu narinje none nsanze ari muramukazi wanjye ariko ngombe menye umuntu bahora bavugana ese yo mubuka muramukazi wanjye kaba agiye akabibwira amabuko nayo kuzabigenza nte ariko buriya si byiza guhubuka ibijyanye ntabwo bigikora nzakomeza mbatuburire Mana yanjye bazajya kumfata bitinze Mezita mugabo tagira ngo mufashe mu muri telefone imeze ite ni telefone ntoya reka turebe ufite ikibazo ki nagiye kubona mbona nyine irazimye ngira ngo ni umuriro ushizemo ndanayicaginga biranga nese n'izi ngizi rero mba ndimo kuzigerageza telefone ntoya shaka kuva na bose ndakora telefone ntoya pe ariko rero nta kundi buryo nta kinanirana ndagerageza sibyo ndakora uko nshoboye pe ugerageze iyi telefone urayisiga uzaza kuyifata ejo hari ikibazo ubwo se nasiga telefone yanjye ariko ntacyo ndayisiga nzaba nkoresha ufite telefone nini ya taci ndayifite kuri taci yiho ndebaho ndazikora neza cyane ya nta kibazo ifite rero umva genda sibyo tuzabonana ejo siko bimeze ese kunyiruka nabi hari umuntu urimo kumpamagara cyane ngiye kumureba sibyo aba ntari ubwo tuzabonana ejo ase kurimo gutinda kugenda reka nigendere bitese mukoma amakuru wamukora telefone hano sagiye sinzi ngo hagiye hari umuntu waza amuhamagara yamushakaga niwe agiye kureba ese kuwindi isura bidakwiye ntacyo mukora muri se ko nakumenya naje kwa mukecuru nde ibera uri umukobwa wese oya ndi umwuzukuru ntacyo umunsi uhuriza ndamusuhuza ese umuntu ukabuze tekinisiye akarakara akababara we ntamukunda nzakoresha uko nshoboye kose ku buryo nzamwegukana
uracyahari? Ndacyahari. Amaye. Nahagumya kugira ngo izi telefone zawe bataziba. Cyane ukuri wakoze cyane nzakugurira agafanta. Ese aka kantu ntabwo kagurisha? Akase? Ndakagurisha ariko nzagushakira keza nyine kameze. Ndabona umuntu nkawe ntabwo naguha ikintu kimeze gutya. Okay, ubwo nari uzagashaka uzakamungana. Amasaha yanjye naya rero ni iki gihe ntahira ubwo turi kumwe na hejo. Nari bisa ubwo tuzabona neza. Nta kibazo. Ariko si nimero yahoze imbipa yo. Ahantu cyabana netu. Umva mwana. Ndiye ninjye waguhamagara. Ibihumbi byanjye 50 kutari wabimpa. Ako si wowe. Umva. Reka mbanze ngusobanure. Cya gifone wampaye uri kumva? Nashatse kujya kuri YouTube nshyizemo Amariza TV sinagira ikintu mbona. Uri kumva? Irikupa, irizimye. Ubu se uragira ngo nguhe amafaranga bigenze. Ubwo si wowe wayishe, ngiye naguhaye telefone nzima. Urumva? Ngiye nta bintu wambwira. Naraza amafaranga ashaka. Ntugira ngo ni bya bindi by'igihumbi cyanjye wanyimye. Babarira dusubira mu masezerano rwose. Sibyo? Umva nkubwire. Ntugira ngo ni cya gihumbi cyanjye wanyimye. Jewe nshangiye nawe. Reka nkubwire. Nta muntu ukubita umukire rwose wahita uhapfira. Uri kumva? Gerageza se. Ngaho gerageza. Witonde sha. Witonde rwose ibi ngibi ntabwo uri kumva? Ntabwo ibi ngibi ngomba kubyihanganira uko byagenda ko. Dore. Ariko uburwana nk'ubiyahura sha. Umva. Uza abantu bakubise bose. Urabazi. Yambwa ngitaha izambona ariko uko byagenda kose. Makombe wiriwe? Suri mubi. Niba. Uriya se wirukanse ninde? Uriya ni umuntu umuvandimwe wanjye w'inshuti yanjye. Ubwo naherukaga mu mahanga muri Korea. Nakwiye amatekinika ahagije twari turi mu myitozo ariko ngo sinzi umuntu agiye kureba hepfo ahangaha. Nabona gasamwe mumeze nk'imbwa zikira imyitozo yacu ari nka competition. Twari turi mu myitozo rwose. Nzi ko murimo mu Rwanda da ko babwari bunye. Barwana n'umuntu ntagire ukomereka ntagire iki. Bandi kumwigisha uburyo yirwanaho uburyo wamukubita ikintu akagikinga uburyo. Buriya namwereka niyo mpamvu usanze ndi hasi. Namwerekaga uburyo rwose ashobora kwirwana. Sha. Hatawe iyo ntakebuka wa muntu natoye telefone abamfashe. Ariko basi Makombe arabeshya. Nagera ngo ni cya gihumbi yanyimye. Umva 50 byanjye ngombe mbibone. Urumva? Natayama. Umva. Nzamwica cyangwa se cyangwa ndaka. Zamunweza. Ngo wasubireyo nkareba wasanga atari nawe. Ariko atamfata. Amakuru ni meza. Bamama baraho bose baraho. None se shangiye nifuza kujya Kigali uko naragerayo ariko. Yego ko ntabwo wari wagerayo. Ntabwo ndagerayo. Yewe sha Imana izabigufasha muzagerayo. Si heza se? Ni heza cyane. Ariko njye ntabwo mba mpishimiye cyane nko mu cyaro. Ese mu cyaro hambere heza cyane. Menya nkazanasubira i Kigali rwose. Kandi Kigali ni heza nuko ahantu. Yewe kuri wowe ubwo ni heza ariko njye hambere Simvuga na Yesu bazamusanga i Kigali ra. Oya barakubeshye. Barakubeshye. Yego se. Reka ntabwo bambeshye njyewe ahubwo nshaka kujyayo nigumira ahubwo sinzagaruka mu cyaro uko nari habi. Yego ko. Ngenda hanga. Mba nishakira ahantu ku mujyi hasobanutse nyine. Yego ko shangiye nyine mba nishakira inanga. Yego ni byiza cyane. Mu rugo barampamagara reka mbitabe. Halo? Ndakumva mama. Ndakumva. Turaho.
na mukecuru ari aho n'umukozi we ari aho. Yego kumva icyaro cyarandyoheye cyane. Mukecuru yanyeretse urukwavu, anyereka inka n'amase yayo, wumva ni byiza cyane. Yanyeretse igikatsi, anyereka ibyungo, wumva nariye ibijumba byinshi ubu narabyibushye. Nyine ngende kumva ntazataha mama kuko icyaro cyarandyoheye. Ndaza kubyigaho nyine nzababwira nimba nzataha. Sawa nimba amayinite ashize unsuhurize papa. Umva noneho kakari kugira umushogoro, ubu niwo tugiye kurarira. Umushogoro yaciye ku bishyimbo. Yego sawa. Usuhuze papa na musaza wanjye. Umva rero Kanyange, ubu ngiye kureba telefone yanjye nasize ku mutekinisiye ku muhanda. wa undi bita Peter Nimba ariko bamwita ntabwo mbizi. Si wese ubundi ukorera ku muhanda wenyine? Ubwo niwe rero. hano urayihasanga. Kubera iki subu? Sinumva se ngatubura amatelefone. Yego ko njye ntabwo yabinkorera, nabonye ameze nk'umuntu w'inyangamugayo. Baracyari marine ariko. Sawa rero reka ngende. Twagende murebe. Peter. Ni sawa. nari nje kureba ko telefone yanjye yabikoze. Nagakoze rwose, ntabwo yandihije cyane. Sawa urakoze, ndaguha angahe? Ntabwo yandihije cyane rwose, ahubwo witwa nde? Yambwira yo ndaguha. Banza umbwira akazina kawe nibwo ndi bukubwire. Ese ko telefone itanduhije? Nitwa Yvette. Witwa Yvette, iwanyu ni heza? Iwacu ni mu mujyi. I Kigali? Cyangwa ni mu imijyi ni ingahe mu Rwanda? Oya ni mu mujyi wa Kigali. Mwese njyewe urazi? Ndakuzi. Angeze ngo ahise nyibagira. Witwa Peter ndakuzi. Ndumva tuziranye. Ngaho mbwira yo ndaguha. Yewe genda ubu bitekerezaho, ubutaha niduhura uzagira gute? Ubwo uzakubwira amafaranga uzampa, sibyo? Sawa turi kumwe noneho, ubwo ubutaha ni ahangaha ntuzajya unsanga, siko bimeze? Ntari. Mwana we Peter ko yambaye neza ra, noneho yanatebeje, icyampa akagera hano. Ive ikera Ntabwo ari cyane. ndabona ibintu rwose ari sawa. Ntabwo ari sawa cyane. Umeze ute? Meze neza. Nanjye meze neza nyine, meze nkawe. Nanjye gute se ubwo? Nyine nawe urabyumva, ukuntu uba umeze nk'umuntu, se wowe ntabwo ubyumva? Nubwo iyo urwaye ubwo nanjye mba ndwaye. Simbyumva. Ntabwo buriya rero utaha umuntu najya akubwira ngo ameze nkawe, sibyo? Bivuze ngo icya mbere aba akwitayeho, icya kabiri ni ukuvuga ngo muba mumeze kimwe, sibyo? Nicyo bivuze. Ese mama wanje muraziranye? Mama wanje? Turaziranye. Muziranye kuva ryari? Turaziranye kora ni kera pe, ubwo duherukanye. Mumeze muteze bite? Tumeze neza. Tumeze neza. Mu makuru yanyu? Amakuru ni meza. Mwibutse muri kuganira. Tuba turi kuganira. Mbese bitameze nk'uhuze.
umva hari umuntu ngiye kuvugana nawe ndaje sibyo ndaze tuganire nta kibazo turakomeza tugutegereze nta kibazo nta makuru meza ako mfite bamwitayeho baje kumusuhuza none Peter nyine twavuganye ngo tuhure tuganire burya yaje gukoresha telefone uva mumenye abakobwa herega mu cyaro ni heza haba inshuti mu mujyi se nta nshuti mugira yego ku mujyi se kumwacaho ndayigendera nta nshuti nyinshi zihaba kutese ko numva atinze ba hajya nyuze Peter 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 we ndebera noneho aramukurikiye buriya kandi nuko abonye yambaye neza uretse ariko niteguye guhangana nawe